Nshuti mukurikiye ibiro bya Brick TV twongeye kubasuhuza. Ikaze mu kiganiro Maisha Talk, ikiganiro mushobora no gukurikira ku mbuga nkoranyambaga za Impano Vox. Nk'uko mubimenyereye rero muri iki kiganiro tugaruka cyane ku ngingo zirebana n'ubuzima, tukaganira kugira ngo dusobanukirwe kurushaho. Tuba twabatumiriye impuguke zirebana n'ingingo tuba twahisemo kugira ngo zibahe ibisobanuro byisumbuyeho. Ubu rero turi kumwe n'umutumirwa ngira ngo mbanze mubereke abibwire hanyuma dutangire ikiganiro cyacu. Tubahaye ikaze. Yego, murakoze kutwakira hano muri studio za televiziyo Brix mu kiganiro Maisha Talk. Amazina yanjye nitwa Dr Jean de Dieu Hategekimana, nkaba nkora mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC mu ishami rishinzwe indwara za kanseri. Aha. Akaba ariyo mpamvu rero twahisemo uyu munsi kugira ngo tuganire kuri kanseri y'ibere. Ni insanganyamatsiko ikomeye kuko hanze abantu benshi bavuga ko kanseri y'ibere ibugarije, ariko basobanukiwe ntabwo ari benshi. Akaba ariyo mpamvu twifuje rero kugira ngo nk'abantu mubibamo, mubikoramo, mutange ibisobanuro byimbitse kuri iyi ngingo. Dutangira ikiganiro cyacu rero nagira ngo mutubwire ubundi kanseri y'ibere ni iki? Yego, muri rusange wenda mbere yuko tuvuga ngo kanseri y'ibere ni iki, twabanza tugasobanura muri rusange kanseri ni iki. Okay. Kanseri ni ukwiyongera kudasanzwe k'uturemangingo tugize umubiri. Uko kwiyongera kudasanzwe akaba ari ko kuza kuvamo kanseri. Iyo uko kwiyongera kudasanzwe umubiri utabasha kugiraho control kwabereye ku gice runaka, akenshi usanga ari byo twitirira kanseri. Ubwo rero uko kwiyongera kudasanzwe kwabereye ku ibere nibyo twita kanseri y'ibere. Iyo ku kwiyongera kudasanzwe kwabereye ku kindi gice cy'urugingo, nibwo tuzavuga ngo kanseri ya prostate, kanseri y'inkondo y'umura cyangwa se kanseri y'igifu. Muri rusange ni uko nguko biba byagenze tukavuga ngo umuntu afite kanseri. Ese itandukaniye n'izindi kanseri? Muri rusange bitewe n'igice iyo kanseri iba yafashemo niryo tandukaniro rihari. Ariko uko kwiyongera gushobora kuba ku ibere, gushobora kuba n'ahandi, uretse ko wenda bitewe n'igice iyo kanseri yafashemo n'ubwoko bw'uturemangingo, kuko buri uturemangingo tugize ibere dutandukanye n'uturemangingo tugize igifu cyangwa prostate. Ubwo nivuga uturemangingo abantu bumve cell cyangwa se cells cyangwa se serire mu rurimi rw'igifaransa. Ubwo rero bitewe n'uko ayo maserire atandukanye no kuyavura akenshi biba bitandukanye. Nicyo twavuga wenda iyo kanseri y'ibere biba bitandukaniyeho n'izindi kanseri. Mwatunyurira muri make uko kanseri y'ibere ihagaze mu gihugu cyacu, ibijyanye n'imibare cyangwa se uko mubibona bimeze bite? Yego, ku isi yose kanseri y'ibere niyo kanseri igaragara muri kanseri zose. Twazana hano iwacu mu gihugu cy'u Rwanda niyo iri ku mwanya wa mbere muri kanseri tubona mu gihugu, aho ikurikirwa na kanseri y'inkondo y'umura. Gusa hari igihe tubona nk'umwaka umwe tukabona kanseri y'ibere, kanseri y'inkondo y'umura yaje ku mwanya wa mbere, iy'ibere yaje kwa kabiri, bikagenda bisimburana gutyo. Ariko mu myaka myinshi twagiye tubona ko kanseri y'ibere ariyo iri ku mwanya wa mbere ugereranyije n'izindi kanseri tubona. Ku buryo tugereranije mu gihe cy'umwaka tubona abarwayi bari muri 700 ku mwaka, hanyuma tukabona n'abapfa barenga 500. Murumva ko abenshi kanseri ifata nta niko inabahitana. Ariko iyo tugiye kureba ku mibare igaragazwa n'umuryango w'abibumbye, ishami ryita ku buzima OMS cyangwa se WHO, nuko bikurikije n'ama-study cyangwa se uko babona mu Rwanda tubayeho, nuko babona ko tubasha kubona umubare w'abarwaye kanseri bagera kwa muganga bagera kuri 78%. Ugasanga tubona ko abarenga 22% ntabwo tubabona. Muri make ntabwo bagera kwa muganga kuko batagiye kwa muganga. Kugeza ubu ngubu mu bihugu bikennye mu Rwanda turimo, nk'uko bigaragazwa na classification,
usanga tukibona umubare munini w'abantu bapfira mu rugo cyangwa se muri communauté batagiye kwa muganga, aho umuntu atangira kurwara ibere bakavuga bati ibyo bintu barakuroze ni urugero ntabwo ari ibyo kwa muganga, cyangwa se bamubwira bati ni kanseri, akumva ko kanseri itavurwa ngo ikire, akigumira mu rugo akazarinda apfa atageze kwa muganga, Mm. iyo mibare rero ntabwo tubasha kuyibona. Mhm. Ye Ni ikibazo gikomeye. ni ikibazo gikomeye cyane. Ese kanseri y'ibere iterwa n'iki? Cyangwa se ni ibiki byaba bituma ifata umuntu niba bihari? Kanseri y'ibere kugeza ubu ngubu, twavuga ko nta kintu gihari kiyitera umuntu ashobora kuba yakwirinda ijana ku ijana. Gusa umuntu ashobora kuba yakwisuzumisha hakiri kare kugira ngo, abashe gukira. Impamvu mvuga gutyo ngo nta kintu kizwi gihari, ni Mm. uko ntacyo, nta virusi, nta ki, uretse kuba umuntu ashobora kugera mu myaka yo kuba yarwara kanseri y'ibere akaba yayirwara. Muri rusange ikintu kiyitera ntabwo kizwi. Uvuze icy'imyaka, ubwo mpise nibaza niba hari ikigero cy'imyaka cyaba cyibasirwa cyane na kanseri y'ibere. Yego, tugiye kureba tugendeye ku byongera ibyago byo kuba umuntu yarwara kanseri y'ibere, kuba umuntu agenda akura. Mhm. Uko imyaka igenda yegera hejuru, niko ibyago byo kuba warwara kanseri y'ibere nabyo bigenda bizamuka. Iyo tugiye kureba mu barwayi benshi twagiye tubona, ni uko twabonye ko, abagera kuri 64% by'abarwayi ba kanseri y'ibere tubona, baba bafite hagati y'imyaka 30 kugera kuri 60. Guhera kuri 30 kuzamura. Guhera ku myaka 30 Mhm. kugera ku myaka 60. Muri aho ngaho niho tubona ko kanseri y'ibere yiganje cyane, kuko 64% bo baba bafite hagati y'iyo myaka. Hanyuma se iyo umuntu yarengeje 60 aba afite Iyo yarengeje eh, imyaka 60 nanone tubona ko kuva ku myaka 60 kugera kuri 75, mhm, naho tubonamo abagera kuri 20%, muri ya mibare yose twavuze. mhm, Nubwo twavuze iyo myaka ntibivuze ko abandi batari muri iyo myaka batayirwara, ariko iyo myaka twavuze niyo ifite ibyago byinshi kurusha, abandi. N'abari munsi mhm. y'imyaka 30 barwara kanseri y'ibere. Kuko kugeza ubu ngubu, kuva ku myaka 15 kugera ku myaka 30, imibare itugaragariza ko 8% Mhm, by'abafite kanseri y'ibere baba bafite iyo myaka. mhm. Hari impamvu yaba ibitera yihariye? Mu by'ukuri igishobora kubitera wenda hari ibyongera ibyago, Mhm, muri byo, ibyongera ibyago dushobora kubishyira mu byiciro bibiri. Hariho nk'icyiciro twavuga ibyo twabasha guhindura n'ibyo tutabasha guhindura. mhm, Duhereye ku byo tutabasha guhindura, icya mbere kuba uri umugore, bikongerera ibyago byo kurwara kanseri y'ibere. mm, Kuba uri umugore ntacyo wabihinduraho, nubwo tugenda tubona wenda mu bihugu byateye imbere abashobora kuba bahinduka ukundi, ariko uko uremwe ni uko mm, uzakomeza ugire bya byago kimwe n'ibyo utarihinduye uko kundi wenda dukunda kuvuga. Ikindi kuba ugenda ukura, gukura ntacyo wakora ngo ubihindureho. Ikindi ni uko iyo hari, mu muryango hari umuntu warwaye kanseri y'ibere, ni uko nawe uba ufite ibyago byo kuba warwara kanseri y'ibere. ishobora kuba uruhererekane mu muryango. Yego, yaba uruhererekane mu muryango. Urebye muri rusange ni nk'ibyo dushobora kuvuga ushobora kuba utahindura. Mm, Hari n'ibindi rero umuntu ashobora guhindura byongera ibyago. Kanseri iri mu ndwara, zitandura. Indwara zitandura bivuze ngo ibyongera ibyago by'indwara zitandura byakongera ibyago byo kurwara kanseri y'ibere. Muri byo twavugamo, nko kunywa inzoga, kunywa itabi, kudakoresha umubiri cyangwa se kudakora siporo, ndetse no kuba wagira ibiro byinshi, ibyo mm, twita ngo ni obesite, kugira ibiro byinshi bikabije, ibyo nabyo, byongera ibyago byo kuba warwara, kanseri y'ibere. Ibyo ni mu byo umuntu ashobora kuba yahindura, hakazamo n'ibindi nko kutabyara ku mugore mm, cyangwa se kutonsa. Hari abagore babyara abana ugasanga konsa
bumva atari byo, ariko kutabyara, kutonsa byongera ibyago byo kuba warwara kanseri y'ibere. Mm. Wari ugize uti mu byo utahindura no kuba uri umugore ntiwabihindura nyine Ntabwo kandi bikaba wabihindura. byakongera ibyago byo kwandura iyo kanseri. Ese Mm. kanseri y'ibere ifatwa n'abagore gusa, nta mugabo wayandura? Kanseri y'ibere ifata n'abagabo, Mhm. kuko ku kigereranyo ni uko buri mwaka tubona abagabo bagera muri 30 barwara kanseri y'ibere. Nubwo wenda bamwe bazi ko kanseri, I mean ibere rishobora kuba ari abagore barifite ariko n'abagabo burya tugira amabere. Mm. Ahubwo ni uko ibere ry'umugabo riba ridakuze cyane cyangwa se ritari develope nk'ibere ry'umugore. Mm. Ariko n'abagabo barwara kanseri y'ibere. Mm. Mm. Eh, noneho ndagira ngo mutubwire ibimenyetso by'ibanze umuntu ashobora kubona akavuga ati nshobora kuba mfite ikibazo cya kanseri y'ibere, umuntu yakwibonaho akaba yatangira gukeka cyangwa kwikeka. Yego, ibimenyetso muri rusange ibitangira, harimo ko umuntu ashobora kugira akabyimba mu ibere. Kugira akabyimba mu ibere ni ikimenyetso gikunda kuza ku barwayi benshi ba kanseri. Hari ukuba imoko y'ibere ishobora gutebera, hari ukuba umubyeyi yatangira kuzana amaraso mu imoko y'ibere, Mhm. cyangwa se amashereka kandi atarimo konsa. Nacyo ni ikimenyetso. Nabyo ni ibimenyetso Mhm. bishobora kugaragaza ko umuntu ashobora kuba afite kanseri y'ibere. Nari mvuze no kuba imoko y'ibere nayo ushobora kubona yatebeye, Mm. cyangwa se n'ibere ukabona ryabyimbye ryabaye rinini. Hari n'ukuntu abantu bafite kanseri y'ibere uruhu rutangira guhinduka, abantu bazi oranje. Uruhu rw'umubiri wose cyangwa Uruhu rw'ibere? rw'ibere, Eh. cyane cyane ku gice kigana ku imoko, Mhm. rutangira guhinduka, rukaba nk'urw'icunga, icunga rihishije. Iri cunga rya oranje uko uruhu rumeze ukabona no ku ibere niko bimeze. Dukunda kubyita ngo ni peau d'orange. Mhm. Yego, ibyo ni bimwe mu bimenyetso. Mu yandi magambo umuntu agize kimwe mu bimenyetso uvuze, aba akwiye gukeka ko ashobora kuba afite kanseri. Ntabwo twavuga ko, umuntu wese ufite ibyo bimenyetso bishobora kuba kanseri, Mhm. kuko hari izindi ndwara umuntu ashobora kugira zishobora gutuma, agira ibyo bimenyetso nko kuba yagira amashereka atarimo konsa, cyangwa se kuba haza amaraso. Mm. Hari izindi ndwara zitandukanye zishobora kwigaragaza gutyo. Iyo umuntu abibonye rero ntabwo akwiye guhita agira ubwoba avuga ngo ibi ni bya bimenyetso bavuze ngo ni kanseri, ahubwo niba abibonye agomba kwihutira kujya kwa muganga. Kwa Mm. muganga nibo bashobora kuvuga bati iyi ni kanseri cyangwa se ntabwo ari yo. Ese umuntu ashobora kwisuzuma ubwe? Yego, birashoboka cyane Mhm. rwose, nibyo tujya twigisha abantu, ndetse tukagira n'uburyo bw'udutabo duhereza abantu ngo babe bakwisuzuma, aho tubwira umuntu ko ashobora kujya nko muri miruwari, wenda bashobora kuba bayifite, ariko nk'uko tubizi abenshi uba usanga nta miruwari bafite mu rugo ngo babe yajya ahari ndende ngo abe yakwireba, ariko byibura tubashishikariza ko ashobora kujya mu rugo akagenda akajya ahiherereye, Mhm. akaba yagenda akora ku ibere, yakumva hari akantu kadasanzwe karimo, akaba yakwihutira kujya kwa muganga. Uretse no kuba yakumva akantu karimo, ufite miruwari nini ashobora guhagararamo, ashobora kureba akavuga ati ese amabere yanjye arangana? Mhm. Niba atangana ese nta kibazo gishobora kuba kirimo? Cyangwa se imoko, ndabona imoko zimeze neza nk'uko zakagombye kuba zimeze? Yabona bitameze neza akaba ashobora kuvuga ati reka njye kwa muganga bandebere. Mhm. Yego. Ese, tuvuge ko yisuzumye akabona wenda imoko ye yatebeye, icyo aba Yego. akwiye gukora cyihutirwa ni iki? Ah, Ikintu cya mbere cyo gukora aramutse abonyeho icyo kimenyetso, Mm. ni ukwegera ku ivuriro, nibo babasha kuba bamusuzuma, wenda niba ari ubundi burwayi bakabumuvura, cyangwa se byaba ari ibintu bisanzwe kuko nabyo bibaho. Tuvuge nk'umugore wonsa ashobora kureba akabona amabere ye ntangana. Mm. Biri uko abana bonka hari igihe umwana akunda ibere runaka, Mm. cyangwa se n'umubyeyi akunda konsa mu ruhande runaka kuko yumva ari rwo rwiza mu guteruramo umwana. Ubwo rero iyo ageze kwa muganga byose barabireba hanyuma bakamubwira bati,
bimeze neza cyangwa se bikeneye kuba hari icyo byakorwaho. Okay. Yego. Kugira ngo burya umuntu amenye ko arwaye ni uko aba yisuzumishije. Nagira ngo mutubwire ni ryari umuntu akwiye kujya kwisuzumisha kanseri y'ibere? Ni ryari? Ese ushobora no kujyayo nta kimenyetso wagaragaje? Yego, ahenshi nko mu bihugu byateye imbere, abantu baba bumva n'impamvu yo kwisuzumisha, usanga hari igihe bisuzumisha buri mwaka cyangwa se byakabye akavuga ati buri myaka ibiri ngomba kujya kwa muganga bakansuzuma. Muri rusange rero tubwira abantu ko umuntu ufite hejuru y'imyaka 30 ashobora kujya kwisuzumisha byibura buri mwaka, ku ivuriro. Mm. Ubwo ni ku kigo nderabuzima baba bashobora kumurebera ko nta kibazo gishobora kuba kirimo. Hanyuma ku bijyanye no kwisuzuma tugakangurira abantu ko umuntu akwiye kwisuzuma byibura rimwe mu mezi 6. Mm. Byibura cyangwa se rimwe mu kwezi, ababibashije. Ku Mm. buryo niba hari akantu gashobora kuza kadasanzwe ashobora kukumva hakiri kare. Mm. Kuko akenshi kanseri, inyinshi, zikunda kugaragaza ibimenyetso umuntu yumva inyuma cyangwa se ububabare, bimaze gusa naho bimurenga bigeze kuri ya ma-stage ari inyuma aho kumuvura ngo abe yakira, Mm. biba bigoranye. Aha ngaha twaboneraho no kubwira abadukurikiye ko kanseri y'ibere, iyo ivuwe hakiri kare cyangwa se itahuwe hakiri kare ikavurwa ibasha gukira, umuntu agakira neza nta kibazo. Mm. Mu gihugu cyacu tuzi ko hari inzego zegereye abaturage, ndavuga cyane cyane nk'abajyanama b'ubuzima. Yego. Ese hari icyo bashobora kuba bafasha nk'umuntu ufite icyo kibazo? Umuntu ufite ikibazo cy'ibere, Mm. muri rusange abajyanama b'ubuzima, aho hagiye kubera igikorwa wenda kijyanye no gusuzuma ibyo twita ngo ni mass campaign, abajyanama b'ubuzima bigishwa uburyo bashobora kuba, bakwigisha abagore kwisuzuma. Mhm. Uwo ni umusaruro kandi aho tugenda tunyura tugakoresha ubwo buryo, tugenda tubona ko ubwo bukangurambaga bakora bugira akamaro, kuko hari uvuga ati njyewe umujyanama yaje mu rugo aranyigisha ngo nisuzume, none nasanze mfite akantu kadasanzwe kandi koko twamukurikirana tugasanga, wenda yari kanseri. Ikindi abajyanama bafasha ni uko ku bantu bafite kanseri nyirizina, ni uko buri murwayi wa kanseri, akunda kugira amarandevu menshi yo kujya kwa muganga. Mm. Muri ayo marandevu hari igihe umurwayi agera akaba yarambirwa cyangwa se agatangira kugira kwiheba. Iyo bibaye ngombwa hari igihe twifashisha n'umujyanama w'ubuzima akajya kumuganiriza, akajya kumuhumuriza, akamwibutsa randevu afite kwa muganga kugira ngo azubahirize. Muri rusange umujyanama akora akazi gakomeye, mu bijyanye no gutahura hakiri kare ndetse no mu buvuzi bwa kanseri. Mm. Atari kanseri y'ibere gusa, kanseri muri rusange. Warugize uti mu kanya ko kanseri y'ibere iyo ibonywe kare Mm. ishobora gukira. Ndagira ngo mutubwire niba hari imibare mufite igaragaza abivuje kanseri, ikigero bakiriraho mu mibare ni kangahe kw'ijana? Muri rusange kugeza ubu ngubu, ubushakashatsi bugaragaza ko abantu bisuzumishije, bikiri muri stage, akenshi ya mbere cyangwa se ya kabiri, Mhm. muri rusange amakanseri agira ama-stage 4. Uko ugenda uzamuka niko biba biri kurushaho kuba bibi. Ubwo rero iyo umuntu atahuwe, ari muri stage ya mbere n'iya kabiri, byibura aba ashobora kuba yamara imyaka 5, abashobora kumara imyaka 5 bari hejuru ya 95%. Ni ibyo twita ngo ni survival rate, Mhm. yo kuba mu bantu basanzwe mo kanseri y'ibere, bayibasanzemo bari kuri stage ya mbere cyangwa iya kabiri, mu myaka 5 ikurikiyeho 95% baba bakiriho. Nuko dukunda kubibara mu bijyanye n'imibare. Aha, birumvikana. Mm. Ese iyo kanseri ivuwe igakira, mubona wa muntu wari uyirwaye tuvuge ibere bafite uko barivuye, uranabidusobanurira uko bikorwa, Mhm. riva mu mubiri neza neza ku buryo nta kindi kibazo yongera kugira iyo avuwe?
Iyo avuwe birashoboka cyane ko kanseri yakira burundu, Mhm, akaba ashobora kuvuga ati sinzongera kuyirwara, ariko kuba umuntu yayivuwe igakira, mhm. hari n'igihe ishobora nko kuzagaruka, bikagaruka ari ibindi bishyashya, atari ya yindi yakize. Ariyo mpamvu Ubwo se si uko wenda iba itamushize mu mubiri? Sicyo yaba bivuga? ashobora kwivura igashiramo Mhm, burundu, ariko akaba ashobora kuzongera kuyirwara, birashoboka. mhm. Ntabwo bivuze ko umuntu wayivuwe, adashobora kuzakomeza kwisuzumisha, ni ngombwa. Ni ngombwa ko n'ubundi ashobora kuzisuzumisha, keretse wenda mu gihe bamuvuye uburyo bwo kuvura kuko hari abashobora kugira ibyago ibere rikaba ryavaho, ni bimwe mu buvuzi bukoreshwa rikavaho ryose, ubwo rero mu gihe wenda atagifite icyo gice gishobora kurwara iyo kanseri, ho dushobora kuvuga ko wenda adashobora kuzongera kuyirwara. Aha. Ariko iyo yavuwe asabwa gukomeza kwikurikirana kwa muganga, kugira ngo barebe koko niba nta tundi turemangingo cyangwa andi maserire yaba yarihishe ahantu ashobora kuza kwigaragaza. Ubundi ni ubuhe buryo bakoresha mu kugira ngo bavure kanseri y'ibere? Wari uvuze kuba wakuraho igice cy'ibere rirwaye, ariko ndagira ngo utubwire niba hari ubundi buryo bakoresha? Yego, kuvura bigira modalités zitandukanye, cyane cyane kuvura kanseri muri rusange. Tuvuze kuri kanseri y'ibere ni uko, umuntu ashobora kuvurwa hakoreshejwe ubwo buryo bwo kubaga, bashobora gukuraho igice gitoya cyangwa se bashobora gukuraho kinini cyangwa se na ryose bakaba barikuramo. Hari ubundi buryo ibyo twita kuvura hakoreshejwe imiti Mhm, chimiothérapie, aho umuntu bamutera imiti ya kanseri. Hari n'ibyo twita hormonotherapy, aho umuntu bamutera imiti ijyanye n'ama-hormone, mhm, ndetse hari n'ibyo twita radiotherapy, ni uburyo bwo kuvura hakoreshejwe imirasire. Ibyo byose ni uburyo bushobora gukoreshwa, mu kuvura umugore ushobora kuba afite kanseri, ndetse n'uwo dushobora kubona wenda atakira burundu, no kumufasha kuba iminsi ye yo kubaho yakwiyongera yakwiyongera. Mhm, ariko wenda atababara. Ibyo mm. twita ngo ni palliative care. Ese ubwo buryo uvuze hari ingaruka bwaba bugira ku mubiri w'umuntu iyo bukoreshejwe? Kuko hari uburyo bushobora gukoreshwa bukagira ingaruka zirenzeho cyangwa se ziri ku ruhande ugereranyije n'icyo yari arwaye. Ndagira ngo tubwire abantu barushaho kumenya ibya kanseri Yego, y'ibere. muri rusange ubuvuzi bwose, bitewe n'umubiri w'umuntu, hari igihe imiti cyangwa uburyo bakuvura bushobora kugira, ingaruka cyangwa se ibyo twita side effect. Mm, Ariko iyo, umuntu agiye kuvurwa n'uburyo runaka, ni uko icyo uwo muti ushobora kuba watera, kiba atari ikintu kinini kurusha icyo wamufasha muri rusange. Ubwo rero ntabwo twavuga ngo hari imiti, cyangwa se uburyo bavura umuntu bukaba bwamugiraho ingaruka, mm, kuko nubwo izo ngaruka zaza zaba ziri munsi ugereranije, n'icyo barimo kuvura. Wenda tuvuge nk'urugero dusanzwe tuzi ko imiti ya kanseri ishobora gutuma, umuntu umusatsi ushobora kuvaho muri cya gihe ari gufata ya miti ya chimiothérapie, mm, birashoboka. Izindi ngaruka wenda tuzi ni nk'uko tuzi ko umuntu iyo bagiye kumubaga, ashobora guterwa ikinya wenda ntabashe kuba yakanguka, ibyo dusanzwe tubizi, ko bibaho, aho umuntu ashobora kujya kumubaga wenda ikinya kikamugiraho ingaruka, cyangwa se akaba yaterwa n'umuti runaka nawo ukamugiraho ingaruka, ibyo twita ngo ni allergie. Ariko ibyo ngibyo ntabwo ari byo dushyira imbere kuko icyo tuba tugambiriye ni ukuvura umuntu, n'izo ngaruka iyo zibaye akenshi habaho uburyo bwo guhangana nazo, kuko iyo miti icyo iba igambiriye ni ukumukiza kandi ikimara nicyo kinini kurusha ikiri birumvikana. negative ishobora kuba yateza. Mhm. Em, buriya kanseri si iy'ibere gusa n'izindi zose usanga ari ikibazo gikomeye sosiyete. Mm. Eh, ndagira ngo utubwire niba ah, hari izindi ndwara abaganga batubwira bati niwitwara gutya, nugira gutya, uzaba ufite ibyago bike byo kuba
wakwandura indwara iyi n'iyi. Ndagira ngo utubwire niba muri kanseri y'ibere, iyo nta kintu mu mibereho y'umuntu yakwiye gukora cyangwa se mu buzima bwe bwa buri munsi yakora kugira ngo nibura ibyago byo kwandura ya kanseri y'ibere bibe byagabanuka. Muri rusange ibyo twasaba ni uko eh, abantu bisuzumisha hakiri kare. Nk'uko twabibonye, kanseri y'ibere nta kintu kiriho kizwi kiyitera. Igishoboka rero ni uko umuntu ufite ku myaka 30 kuzamura, byibura ashobora kuvuga ati rimwe mu mwaka nzajya njya ku kigo nderabuzima, bandebere ko ibere ryanjye nta kibazo rifite. Cyangwa se nawe ubwe akaba ashobora kwisuzuma, kureba ese ibere ryanjye nta mpinduka zabayeho, uko rigaragara cyangwa se nta kantu karimo kadasanzwe. Icyo gihe, igihe abonye ikintu kidasanzwe yagenda. Ariko icyiza kuko hari utuntu dushobora kuba mu ibere wowe ubwawe ushobora kuba warikoraho ntucyumve, icyiza ni ukujya Ujya kwa kwa muganga. muganga. Kuva ku myaka 30 tubakangurira ko ashobora kujya ku kigo nderabuzima, baba bashobora kuba bamusuzuma. Gusa ku kigero kiri hejuru y'imyaka 40 kuzamura, akenshi tuvuga ko umuntu ashobora kujya guca mu cyuma cyitwa mammography, kibasha kureba uko ibere rimeze. Gusa wenda ntabwo turagira ubushobozi buhagije bw'uko abantu bashobora kujya muri mammography, ariko umuntu ufite iyo myaka ubu ngubu, agiye ku bitaro tugiye dufite, ibitaro bya Butaro, CHK, Kanombe, ibitaro bya Butare, CHUB, bashobora kuba bahabwa iyo serivisi mu gihe afite iyo myaka, yo kuba bamusuzuma bakareba uko ibere rye rihagaze. Ibindi byo kwirinda ni bya bindi by'indwara zitandura, Yego. kugabanya inzoga, sinzi ko navuga ngo kuzireka, Mm. kugabanya itabi ryo birashoboka ko abantu barireka, kugerageza kugabanya umubyibuho ukabije, abantu bagakora imyitozo ngororamubiri, ibyo byose ni ibintu bishobora kuba byafasha. Mm. Mm. Wigeze kuvuga ko hari igihe umuntu yumva mu ibere hari akantu kadasanzwe. Ese kaba kamuriye cyangwa ni akantu gusa kaba karimo gusa nta buribwe burimo? Kanseri muri rusange, kanseri zose muri rusange, iyo iyo zitangira nta Mm. buribwe umuntu aba yumva. Mm. No kuri kanseri y'ibere nayo iyo gatangiye ari akabyimba, kuko abenshi bitangira ari akabyimba, eh, nabwo gatangira kataryana, ukumva nta kibazo na kimwe kirimo. Mm. Wowe ukakumva ugakomeza ukagenda ugakora imirimo yawe isanzwe, rwose nta kibazo. Ubwo rero abantu bashobora kumenya ko wenda ikindi kandi abantu bakwiye kumenya ni uko utubyimba twose turi mu ibere, Mm. ntabwo ari kanseri. Okay. Utubyimba twose dushobora kugaragara mu ibere ntabwo ari kanseri. Gusa muganga niwe ushobora kubitandukanya, utubyimba dushobora kuvamo kanseri n'utudashobora kuvamo kanseri. Ubwo rero dutangira tutaryana twose kandi. Ahubwo umuntu Mm. atangira kugira uburibwe ari uko kanseri igeze kure. Igeze Mm. kure, hahandi ishobora kuba itavurwa ngo ikire. Mm. Mm. Watubwiye ko n'umugabo ashobora kurwara kanseri y'ibere. Yego. Ese iyo umurebye mu gihugu cyacu, Mhm. abagabo nabo bitabira kujya kwisuzumisha cyangwa hakwiye ubukangurambaga bwihariye? Icyo navuga ni uko hakwiye ubukangurambaga bwihariye, kuko mu bo tubona ntabwo akenshi baza kwisuzumisha kwa muganga. Abenshi baza kuko afite akamenyetso akavuga ati ndumva Mm. hano ku kabere kanjye harimo akabyimba kadasanzwe sinzi ibyo ari byo, bamupima bagasanga ni kanseri. Rero hakenewe ubukangurambaga bw'uko abagabo nabo bakwiye kumva ko nabyo ibyo bintu bishoboka, igihe yumvise ko afite akantu kadasanzwe nawe akaba yakwihutira kwisuzumisha. Ntekereza ko n'abagabo bazi ko bashobora kurwara kanseri y'ibere atari benshi. Ntabwo ari benshi, ntabwo ari benshi kuko aho tugenda tugera usanga abagabo bamwe baseka bavuga bati ese none ko ari kanseri y'ibere natwe Mm. abagabo dufite amabere? Mm. Kubera Abenshi nta nubwo kudasobanukirwa. bazi ko igice cy'umubiri wabo gifite ibere. Mm. Ariko hariya mu gatuza naho ni ibere, nuko wenda riba ritarakuze nk'iry'abagore kubera imisemburo. Mm. Mm. Ubwo nko mu kigo mukorera RBC hari icyo mukora rwose kugira ngo n'abagabo bumve ko iki kibazo kibareba kandi bakwiye kwisuzumisha nabo bakamenya uko bahagaze, nibyo? Yego, turabikora kuko nk'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima tureberera ubuzima muri rusange. Ubukangurambaga burakorwa.
Mhm. hakorwa, kuko n'iyo akenshi twagiye hasi muri communauté, twagiye gusuzuma kanseri y'ibere, ni uko message dutanga, yaba message tunyuza ku bitangazamakuru, n'abagabo nta muntu uhejwe kumva iyo message, nayo tuyishyiramo, ndetse n'iyo twigisha wenda nk'ahabereye ibiganiro runaka, iyo message nayo turayibaha ko n'abagabo barwara kanseri y'ibere. Muri rusange iyo twigisha ntabwo turobanura, Mm. kuko n'udafite igice cy'urugingo runaka, ashobora kuba abana n'ugifite. Mm. Wenda mvuze nko kuri kanseri y'inkondo y'umura, iyo twigisha n'abagabo turabigisha tukabibabwira, kuko nubwo umugabo adafite inkondo y'umura ariko ashobora kuba yayisize mu rugo, y'umuntu babana, Yego. bwa butumwa yabwumva akaba yagenda akabumugezaho kandi bukamugirira akamaro. Mm. No ku ibere rero turabivuga, kuko nubwo wenda ashobora kuba adafite icyo kibazo ari umugabo, ariko ashobora kuba yasize mu rugo umugore, akaba yamuha iyo message kandi ikamugirira akamaro. Mm. Mm. Ese hari imbogamizi mubona mu kuvura iyi kanseri y'ibere, ndavuga mu mirimo yanyu ya buri munsi? Imbogamizi tugira ya mbere, ni uko kugeza ubu ngubu, uburyo bwo gutahura kanseri y'ibere abagore, ubwo ndavuga abagore cyane kuko ari bo bakunda gufatwa cyane ugereranyije n'abagabo, Mhm. ntabwo bakunda kwitabira kenshi, ariko ni kanseri muri rusange, kubera ko iyo ifata umuntu bitangira nta kimenyetso. Rero iyo ugiye kureba hano iwacu n'imyumvire yacu, usanga iyo umuntu ataribwa adashobora kujya kwa muganga, yumva ko ikintu kidasanzwe mu mubiri we niba gihari gishobora kumutera uburibwe, ariko kanseri uko itangira, itangira nta buribwe buhari. Iyo ni imbogamizi ya mbere, ku bijyanye no gutahura hakiri kare kanseri y'ibere. Indi mbogamizi tugira mu kuvura abarwayi bafite noneho kanseri, twasanzemo kanseri y'ibere, ni uburyo bwo kubahiriza gahunda, bahawe na muganga, ibyo twita ngo ni navigation. Mhm. Kuva umuntu bamukeka, mbere na mbere baramuketse ko ashobora kuba afite kanseri y'ibere, bamufatiye ikizamini bagiye kugipima, baramubwiye bati uzagaruke ufate ikizamini cyawe, aragarutse aragifashe, baravuze bati ugomba kujya, ikizamini cyawe cyagaragaje ko harimo kanseri, ugomba kujya guca mu cyuma, wenda avuye mu bitaro bimwe agiye mu bindi, agiye guca mu cyuma, baramubwira bati nyuma y'igihe runaka nibwo ibisubizo byawe bizaboneka, agasubira kujya gufata ibisubizo, ubwo icyo gihe ntaratangira gufata imiti, wenda hakenewe n'ibindi bizamini runaka bishobora kugaragaza ese turatangira tumuvura dukoresheje ubuhe buryo, Mm. nabwo agomba kujyayo, hanyuma bikaba byagera aho umurwayi akaba yarambirwa, akavuga ati ibyo guhora kwa muganga buri munsi, kandi bavuga ko kanseri idakira, ndi kujya mu biki? Mm. Izo ni imbogamizi dukunda guhura nazo cyane, ariko kugeza ubu ngubu tukaba tugerageza, kuzitakoringa, aho, byibura muri buri bitaro tugiramo umuntu ushinzwe gukurikirana abo barwayi barwaye, kubibutsa amarandevu, hakazamo ndetse no kubahumuriza, Mhm. kuko hari abantu baba bakeneye guhumurizwa kugira ngo bubahirize za gahunda. Mm. Uretse wenda ubwo twari tuvuze ku buryo bwo kuba batahura, mu kuvura umuntu bashobora kuvuga bati wenda buri kwezi uzajya uza gufata umuti wa chimiotherapy tuwugutere, cyangwa se buri mezi abiri cyangwa buri mezi atatu. Nyuma yaho tuzagushyira wenda muri radiotherapy, uburyo bwo kuvura hakoreshejwe imirasire, wenda bamwe bakunda kuvuga ngo ni ugushiririza, ariko ntabwo ari ugushiririza, ahubwo ni ukuvura dukoresheje Iyo imirasire. terime yavuye gushirira. Ni uko abantu baza bakayishyiriraho, Mm. ariko ni uburyo bwo kuvura dukoresheje imirasire, wenda imirasire ikagenda tukavuga ngo igashongesha ya maserere ya kanseri. Ubwo rero ayo marandevu yose, hari igihe rwose tugira imbogamizi z'uko abantu bafite ayo marandevu hari aho bagera bagacika intege. Niba Mm. wari umutegereje uyu munsi ugasanga ntaje. Uretse n'ibyo n'ubushobozi buraza bugashira, kuko guhora kwa muganga buri munsi, nubwo ushobora kuba ufite ubwishingizi, ariko y'amatike n'ibiki, ariko ibyo nabyo twabitekerejeho dushyiraho iyo gahunda yo kugira abaganga cyangwa se abaforomo, bakurikirana abo barwayi mu bitaro,
ku buryo niba hari umurwayi wabonetse mu bitaro runaka, wa muntu akomeza kumukurikirana, aho azoherezwa akazajya amwibutsa kugera kwa muganga. Ndetse rimwe na rimwe dufatanyije n'abafatanyabikorwa, tugira abagiraneza bajya baza, abadafite ubushobozi amatike yo kugera kwa muganga, bakabasha guhabwa amatike abasha kubagezaho ndetse n'ubundi bufasha, bashobora gukenera. ubundi ikiguzi cy'ubuvuzi bwa kanseri y'ibere kimeze gite? Ubuvuzi muri rusange burahenze, burahenze kuko iyo tugiye kureba mu bihugu byateye imbere cyangwa se tutagiye na kure hano iwacu, murabizi ko hari ubuvuzi bwa kanseri bwinshi butabaga ku bwisungane mu kwivuza mituweli, aho wenda tuvuge nko kunyura muri radiotherapy, byashoboraga gutwara nk'ibihumbi 200 ku nshuro imwe, ku muntu ariko ufite yego inshuro imwe, cyangwa se bikanarenga bitewe n'ubwoko bwa kanseri. Twajya gukora imiti ya chimiotherapy nayo iba ihenze cyane, ni uko wenda mu Rwanda twagiye tugira abafatanyabikorwa mu buvuzi bwa kanseri, aho bajya batugurira imiti wenda itaduhenze, ariko urumva ni ibintu biba bishobora kudahoraho. Rero nk'igihugu hashyirwamo imbaraga ku buryo ya mafaranga abasha kuba yaba makeya, hanyuma umurwayi akaba ashobora kuba yatanga makeya. Nari mvuze nk'uburyo bwo kuvura hakoreshejwe radiotherapy, hari igihe uba usanga bishobora gutwara za miliyoni nyinshi, ariko ubu ngubu binyuze muri gahunda ya leta, n'igiciro cyo kugura ibikoresho leta ishyiramo, ubu ngubu no kuba barabishyize ku bwisungane mu kwivuza byagiye bigabanuka. Ariko uko byagenda kose guhora kwa muganga kenshi, n'ubundi usanga igiciro cyo kwivuza kanseri kiba kiri hejuru, ariyo mpamvu tuba dushishikariza abantu kuba bakwisuzumisha hakiri kare. Ndumva inzego z'ubuzima zarakoze byinshi kugira ngo zirengere abafite ikibazo cya kanseri y'ibere, ariko usanga hari bajya kwivuza hanze. Ese baba bakurikiye iki hano batabona? Ngira ngo mbere hari igihe bajyaga kwivuza hanze wenda bakurikiye ibyo twita za radiotherapy, ariko ubu ngubu turayifite. Hari n'ubundi buvuzi bukoresheje irindi koranabuhanga, ibyo twita nuclear medicine. Ubu ni ubuvuzi bukoresheje ubuhanga bwa nucleaire, wenda nabwo mu minsi iri imbere mu Rwanda turaba dufite. Hari n'izindi mashini dukunda kwita ngo ni PET scan, nayo iba ibasha kureba utuntu dusingle molecules tw'amaserire. Udusingle molecules ni nk'utuntu dutoya cyane, iyo mashini ishobora kureba turi mu mubiri, ikaba yavuga ngo utuntu tudasanzwe dushobora kuvamo kanseri cyangwa se twa kanseri duherereye aha, niho dushobora kuvura twerekeje. Iyo mashini ya PET scan nayo iri hafi kuza, nayo igihugu kirimo gishyiramo imbaraga nyinshi kugira ngo ize hamwe n'ubwo buvuzi bwa nucleaire, cyane cyane ko no kubaka ibikorwa remezo aho bizajya nabyo imirimo yaratangiye kandi igeze kure, ku buryo mu minsi iri imbere abajya kwivuriza hanze, bya bindi twajyaga twumva abantu ngo bajye kwivuza mu Buhinde cyangwa muri Kenya cyangwa ahandi, mu minsi iri imbere bizaba bikorerwa hano iwacu. Ni byiza cyane. Yego. Iyo urebye indwara nyinshi, ubwo ndahera ku byo nagiye nganira n'abaganga bagiye baza bavura indwara zitandukanye, usanga benshi bagira ikibazo cy'uko bavuga ko abantu badakunda kwisuzumisha hakiri kare, kuko akenshi abantu baza barembye. Mubona biterwa n'iki? Icyo ni icya mbere. Ariko se mubona hakwiye gukorwa iki kugira ngo abantu bumve ko bakwiye kwisuzumisha hakiri kare, kugira ngo n'iyo ndwara nimenyekana kare nyine ivurwe? Ikintu cya mbere kibitera kuba baza kwisuzumisha batinze, ni imyumvire. Ni imyumvire, wenda tugiye kureba hano iwacu, hari n'abagifite imyumvire yo kumva ko hari indwara zidashobora gukirira kwa muganga, ko wenda bashobora kuba baziterejwe n'abandi babarozi se, wenda ntabwo nje hano kugira ngo mpakane ko abarozi batabaho,
nabyo bibaho ariko nubwo bibaho hari ibishobora kuvurirwa kwa muganga. Uko byagenda kose rero ni imyumvire niyo ituma abantu bifuza bamaze kuremba bashobora no kudakira. Icyo dushobora kuba twakora cya mbere ni ugukomeza ubukangurambaga, cyane cyane binyuze nko mu itangazamakuru nk'uku nguku n'ubukangurambaga muba mutanze kandi ni umusanzu muba mukoze cyane ku gihugu. Eh, Ubukangurambaga bushobora kunyura mu bitangazamakuru, bushobora kunyura ahandi hantu hahurira abantu benshi, ku buryo message ibasha kugera ku bantu benshi. Ibyo biri mu bintu navuga leta nabyo yashyizemo imbaraga, kugira ngo byibura abantu basobanukirwe. Kuko nk'iyo tugiye kureba mu myaka ya kera iyo turebye imibare y'abarwara kanseri yagaragaraga icyo gihe Mm. yari mikeya cyane. Ariko ubu ngubu tugenda tubona ko igenda izamuka. Icyo ni ikigaragaza ko abantu batangiye gusobanukirwa, aho mbere umuntu yumvaga agize ikimenyetso ku buryo bashobora no kuvuga ngo ni kanseri atarigeze ayipimisha, akigumira mu rugo cyangwa se igatangira ari kanseri agatangira avuga ati birashoboka ko bandoze, akajya kwivuza mu bavuzi gakondo, hanyuma bikazarangira aguye muri community atageze kwa muganga. Ariko ubu ngubu uko tugenda tubona umubare munini w'abarwayi ba kanseri, harimo no kuba abantu barasobanukiwe, nubwo wenda n'uburyo bwo kubaho bwagiye buhinduka nabwo bushobora kuba bwongera ibyago by'uko abarwayi ba kanseri nabo bazamuka. Mm. Yego. Ese ni iki twafasha umuntu ufite kanseri y'ibere mu muryango, muri sosiyete turimo? Mm. Tumufate dute, tumufashe iki? Abo Ah, bari kumwe nicyo nshaka kuvuga. yego. Muri rusange, hari ibintu byagiye bibaho, byo gushyira abantu mu kato mu muryango. Icyo nabwira abantu ni uko kuba umuntu arwaye kanseri iyo ari yo yose ntabwo akwiye guhabwa akato. Ni umuntu ukwiye gufashwa kuko nawe afite uburenganzira bwo kubaho, cyane ko ubwo burwayi yagize nawe nta ruhare yabigizemo, nta nubwo yari abishaka, ahubwo abantu bakwiye kumuba hafi. Byagiye bibaho bamwe bakavuga ngo umuntu ufite kanseri ashobora kuyanduza, ariko tunabivugira aha ngaha abadukurikiye bamenye ko kanseri ntabwo yandura. Kanseri iri mu ndwara zitandura, kuba wakora ku murwayi wa kanseri, kuba wamukarabya mu gihe wenda atabashije kwikura aho ari, ntabwo bivuze ko wakwandura kanseri. Ubwo rero mu muryango ibintu byo kubaha akato ntabwo ari byiza, bariya abantu twakangurira kutabaha akato, kandi tukabahumuriza, tukabafasha no mu rugendo rwabo rwo kwivuza, cyane nk'uko twabivuze urugendo rwabo rwo kwivuza ruba ari rurerure, kuva bamuketse, kugera mu kumupima, kugera agiye gutangira imiti, y'ubwoko bugiye butandukanye kuzageza asoje. Ni urugendo rurerure rusaba ko umuryango arimo umuba hafi. Mm. Yaba abana, yaba abavukanye, niba ari umugore afite uwo bashakanye, uwo bashakanye, ni ngombwa ko amuba hafi kugira ngo bamwereke ko atari wenyine, kandi iyo byagaragaye hakiri kare, aba ashobora no kuba yakira burundu, akaba yakomeza inshingano zo kubaka umuryango nyarwanda muri rusange. Nibyo. Yego. Dr. hari ikibazo kiri hanze aha, aho abantu bagira bati kanseri zabaye nyinshi ugereranyije n'ibihe byashize. Ndagira ngo mu busesenguzi mukora cyangwa se no mu kazi mukora, ese koko mubona kanseri cyangwa se abarwara kanseri bariyongereye ugereranyije n'ibihe byashize? Hari ababihuza n'imirire, bakabihuza n'ibihe turimo, hari aho bihurira cyangwa ni ya myumvire wa mugani nayo ikenewe guhinduka? Yego, hari aho bihurira iyo turebye, kanseri, muri rusange kimwe n'izindi ndwara zose zitandura, Mm. zigenda ziyongera. Umunsi ku wundi zigenda ziyongera, bitewe n'imibereho, abantu babayeho. Icya mbere abantu usanga bafite ibiro byinshi cyangwa se umubyibuho ukabije, tugenda tubona imibare yiyongera. Kunywa inzoga nabyo tugenda tubona abazinywa nabo bagenda biyongera kandi banywa nyinshi. Ibyo byose rero biri mu bintu bituma indwara zitandura harimo na kanseri ziyongera. Iyo ni impamvu ya mbere. Iya kabiri
ni uko n'abantu batangiye gusobanukirwa basigaye bajya kwivuza kwa muganga. Ubwo ibyo byose bikaba byaba bituma tubona abarwayi benshi ba kanseri bagenda biyongera hano mu Rwanda. Mhm. Urahamya rero ko imibare yabaye myinshi ugereranyije n'ibihe byashize? Yabaye myinshi rwose, Okay. yabaye myinshi ariko ntabwo ari icyorezo cyaje. Mhm. Yego. Nagira ngo noneho ngaruke ku bijyanye n'ubuvuzi. Tuzi ko mu zindi ndwara haba hari umuganga w'inzobere mu kuvura indwara runaka. Ndagira ngo mutubwire niba na kanseri hari abaganga b'inzobere bashinzwe kuvura izo kanseri? Mu Rwanda nibyo turabafite, dufite abaganga bavura indwara za kanseri, ndetse igihugu gishize n'imbaraga cyane mu kongera abo baganga. Ngira ngo wenda abakurikirana amakuru ni uko hari gahunda ya Minisiteri y'Ubuzima yo gukuba abaganga inshuro enye mu gihe cy'imyaka ine, porogaramu yiswe ngo ni 4x4, aho bashaka gukuba kane abakozi bakora kwa muganga Muri rusange? muri rusange. Mhm. Ubwo rero n'abaganga bavura kanseri nabo aho ngaho barimo, ndetse tugenda tugira bamwe boherezwa kwiga hanze, bakagaruka ku bufatanye igihugu kiba cyagiranye n'ibihugu bitandukanye, Mhm. kandi na n'ubu hari abacyoherezwa hanze. Ubu intumbero ni uko mu gihe kitarambiranye eh, bashobora kuzazana ishami ryigisha kanseri muri kaminuza y'u Rwanda, ibyo twita MMed, ariko hari irisanzwe ririmo Mhm. ryitwa fellowship ya medical oncology, aho abaganga baba barize izi ndwara zo mu mubiri abo twita internist, bashobora kujya gukomeza kwispecializa kwiga oncology cyangwa se kuvura kanseri. Ibyo rero bisanzwe bihari muri kaminuza y'u Rwanda. Mhm. Yego, Ndumva ari zimwe mu ngamba zafashwe. yego. Ndagira ngo mutubwire niba hari n'izindi rero RBC cyangwa se igihugu cyacu cyafashe mu guhashya kanseri y'ibere? Ingamba zo rwose zirahari, zirahari iza mbere, aho dushyize imbaraga zindi naho ni mu gutahura hakiri kare, aho hagenda hakorwa ubukangurambaga, wenda nko mu karere runaka tukavuga tuti tugiye muri aka karere tugiye gutahura hakiri kare kanseri, tugasuzuma abagore mu buryo bwa rusange, ibyo twita ngo ni mass campaign, abo dusanganye ibimenyetso bakavurwa hakiri kare. Kuko iyo turebye igiciro kigenda mu gutahura hakiri kare cyangwa se gusuzuma hakiri kare, kiri hasi cyane ugereranyije n'igiciro cyo kuvura. Mhm. Ubwo rero na none tutabashije gutahura hakiri kare yageze mu buryo bw'ubuvuzi, ubwo turahera mu buryo bujyanye no gupima, aho igihugu kirimo kongera laboratoire zibasha gupima ibyo twita za biopsy. Wenda mu gihe cyashize twagiraga ibitaro bikeya bitanga iyo serivisi, ariko ubu ngubu ibitaro bya Butaro bishobora gupima, ibitaro bya Faisal, ibitaro bya gisirikari by'u Rwanda Kanombe, ibya CHK, ngira ngo mu minsi yashize n'ibitaro bya CHUB, laboratoire yabo yongerewe ubushobozi bwo kuba yapima ibyo twita biopsy, Mhm. kuko kanseri y'ibere ni uko umuntu bafataho agace ku mubiri bakajya kugapima muri iyo laboratoire. Ntabwo ari laboratoire yose ibonetse kuko ibisaba n'inzobere. Budufite inka zingahe mu gihugu? Inzobere zishobora kuba zapima abo twita ngo ni aba-pathologist, Mhm. tumaze kugeza ku mubare urenga 25 Mhm. bashobora kujya muri ibyo bitaro, ndetse no mu mavuriro yigenga birumvikana naho bagerayo. Iyo nayo rero ni intambwe ikomeye. Intambwe ya mbere yari iyo kugura ibyo bikoresho, igihugu gifatanije n'abafatanyabikorwa, ibyo bikoresho bigenda biboneka, kongera n'umubare w'abo baganga bashobora kuba bapima, ubona ugenda wiyongera. Mhm. Nyuma yo gupima rero ibindi tuvugaho ni ibijyanye n'ibyuma bipima, ibyo twita amascanner cyangwa se n'ibyo twari turimo tuvuga bya PET scan, cyangwa na MRI, nabyo igihugu cyagiye kigura byinshi, ku buryo muri bya bitaro twavuze byigisha byibura bigomba kuba bifite ibikoresho, ndetse n'ibitaro bimwe biri ku rwego rwa kabiri, turavugamo wenda nk'ibitaro ibyo twita Level 2 Teaching Hospital, nk'ibitaro wenda bya Kibungo, ibitaro bya Ruhengeri, ibitaro bya Kibuye, ndetse n'ibindi, bashobora kugira scanner,
kuko sikaneri ni igikoresho gikomeye gikoreshwa mu kureba kanseri y'ibere igeze he cyangwa se n'izindi kanseri, ishobora kuba hari ahandi yagiye mu gice cy'umubiri, nayo irafasha. Mhm. Nyuma y'ibyo rero nibwo hashobora igihugu kiri gukora ku buryo hazaza n'iyo PET scan, nayo iri hafi, nk'uko nabivuze, inyubako zirimo kubakwa, nazo zigeze ku kigero gishimishije ku buryo wenda bigenze neza mu mpera z'uyu mwaka ishobora kuzaba yarahageze. Ubwo ni mu buryo bujyanye no gusuzuma ibyo twita diagnostics ndetse na imaging. Mhm. Nyuma y'uko ibyo birangiye rero hazaho kuvura, ibyo twita medical oncology, cyangwa se radiotherapy. Dufite inzobere zize gukoresha radiotherapy, ndetse na surgery, aho kugeza ubu ngubu dufite n'abaganga ba breast surgeons bashinzwe kubaga ibere gusa. Nabo igihugu kimaze kugira abaganga bahagije, ndetse hagikomeza kwigishwa n'abandi, kugira ngo bazafashe mu kuba batanga ubwo buvuzi. Muri rusange igihugu kirimo kirakora ku nguni zose kugira ngo kibashe kurwanya iyo kanseri Byiza cyane. n'izindi. Ahubwo ibyo mudusobanuriye njye bibaye nk'ibinsubiza inyuma kuri cya kibazo nigeze kubaza, cy'imibare y'abantu bagaragara cyane bandura kanseri. Kubera ko wenda mbere nta bikoresho byabaga bihari, nta baganga babaga bahari, bivuze ko n'abasuzumwaga bari bakeya, bigatuma umubare uba uri muke. Noneho kuba harashyizweho rero ibikoresho bihagije, hari abaganga basuzuma abantu, ntekereza ko byaba byaratumye ahubwo abantu barisuzumye ari benshi, noneho n'imibare ikazamuka. Nacyo gishobora kuba kirimo. Yego, nacyo kirimo nibyo navugaga, kuba tugenda dutera imbere mu buryo bwo gusuzuma hakiri kare no kuvura, tugenda dutaha umubare mwinshi, umubare ukazamuka nk'uko wabivuze, ariko nanone tudashobora kwirengagiza lifestyle y'abantu uko bagiye babaho, aho abantu bakoraga ingendo n'amaguru basigaye bakoresha ibinyabiziga, mbese aho usanga abantu badakora siporo, ndetse nubwo tuvuga ngo wenda ibyo kurya biri kugenda bihenda, ariko hari n'ababibona ugasanga umubyibuho ukabije nawo ugiye uhari. Ibyo nabyo byagiye bizamuka nk'uko izindi ndwara zitandura zazamutse, na kanseri ubwo ibirimo. Ubwo nizo fagiteri ebyiri zishobora gutuma umubare w'abarwayi ba kanseri uzamuka. Tukivuga kuri kanseri y'ibere, wigeze gukomoza cyane ku bijyanye n'ubukangurambaga. Urebye nk'abantu batuye mu bice biri kure y'umujyi, aho twita mu byaro, ubona ubukangurambaga buhakorwa buhagije kugira ngo abantu babe basobanukirwa n'iki kintu, babe babasha kwisuzumisha hakiri kare? Mubona bihagije cyangwa hari indi ntambwe ikwiye guterwa? Ntabwo twavuga ngo ubukangurambaga burahagije. Buriya kugira ngo umuntu ahindure imyumvire, ntabwo ari ibintu bikorwa umunsi umwe, ni ibintu byo guhozaho. Navuga ko naho ubwo bukangurambaga bwageze bugomba guhoraho, kuko umuntu aribagirwa, aba akeneye kwibutswa, ndetse hari n'abatarumvise message bwa mbere, wenda inshuro ya kabiri akayumva. Yego. Ubwo niyo mpamvu tuba dusaba ko abafatanyabikorwa batandukanye n'abandi babyifuza, yaba n'urubyiruko bumva bashobora gufasha igihugu kuzamura ubukangurambaga mu mijyi cyangwa se n'ahandi mu byaro, bashobora gukomeza gufasha igihugu muri rusange. Ndagira ngo rero mugire inama mutanga, muha abantu muri rusange kugira ngo iyi kanseri y'ibere ibe yakwirindwa, cyangwa n'abo bantu badashaka kwisuzuma hakiri kare nabo babe babyumva. Muratanga iyihe nama? Inama twatanga muri rusange, ni uko abadukurikiye bakwiye gushishikariza umuntu wese ushobora kuba afite imyaka hejuru ya 30 kuba byibura yakwisuzumisha rimwe mu mwaka, kujya ku kigo nderabuzima bakamusuzuma. Uburyo bakoresha ku kigo nderabuzima nta rushinge batera, nta kindi, ni ukuba muganga yagenda akakurebera mu buryo yizemo, akaba yavuga ati uyu muntu nta kibazo afite, cyangwa se hari ikibazo gishobora kuba kiri mu ibere. Iyo niyo nama ikomeye dushobora kugira abantu. Inama ya kabiri ni iyo kugira inama abantu mu miryango bafite abarwayi bafite kanseri, atari iy'ibere iyo ari yo yose,
kubaba hafi, kubahumuriza, kubafasha mu rugendo rwabo rwo kwivuza, kugira ngo babe bakira niba bashobora gukira, kandi nanone niba badashobora gukira, bahabwe agaciro kabo nk'abantu kuko ibyababayeho nta ruhare babigizemo. Hari imyumvire igenda iba iri mu bantu, ugasanga wenda indwara runaka hari ukuntu abantu bayumva ukundi bitewe wenda n'ubumenyi buke. Ndagira ngo mutubwire niba kuri kanseri y'ibere hari imyumvire mujya mwumva mu bantu bayifata ukundi uko itari, bigatuma wenda atajya kwisuzumisha cyangwa se bigatuma n'umuntu ya- yareka kwivuza kubera iyo myumvire ikwiye guhinduka. Yego, imyumvire ntabwo yabura kuko usanga akenshi nk'umugore ushobora kugira ikibazo mu ibere, hari ababyumva ko ashobora kuba ari amarozi Mhm. cyangwa bagatekereza izindi ndwara z'ibere, um, bashobora kujya kwivuza ku bavuzi gakondo, cyangwa se akumva ikintu kidasanzwe akavuga ati iki ngiki gishobora kuzijyana akaguma mu rugo. Iyo myumvire rero iracyahari, rwose ari nayo mpamvu tuba dukomeza gukora ubwo bukangurambaga, ngo abantu niyumva ikintu kidasanzwe mu ibere ntakagikerense, ngo akireke, Mm. cyangwa se ngo yumve ko icyo kintu afite akwiye kujya gushaka abavuzi ba gakondo. Mm. Ni byiza ko ajya kwivuza kwa muganga atajya mu bavuzi ba gakondo. Mm. Ariko nabo ngo hari ababivura. Sintekereza ko abavuzi ba gakondo bashobora kuvura kanseri, kuko nk'uko nabivuze kanseri y'ibere ivurwa mu buryo butandukanye. Nta buryo bumwe bushobora gukoreshwa bavura kanseri y'ibere. Urugero niba tuvuze iriya miti ya chimiothérapie, ntabwo abavuzi ba gakondo bagira iriya Mm. miti ya chimiothérapie. Birumvikana. Niba tuvuze ngo bavura hakoreshejwe radiothérapie, uburyo bwo kuvura hakoreshejwe imirasire, abavuzi ba gakondo ntabwo bafite. Niba tuvuze ngo kubaga, ntabwo abavuzi ba gakondo babaga. Ahubwo ikiba ni uko bagenda bakamuha imiti akenshi bagasigaho, akagenda agasubira bikazarangira n'ubundi aje kwa muganga Mm. kanseri yaramurenze, Mm. cyangwa akazarinda apfira mu rugo kubera ko yatinze muri izo nzira zo kujya mu bavuzi ba gakondo. Mm. Mm. Hari abo twaganiriye ku zindi ndwara batubwira ko kanseri iyo ishobora kurenga igice yari yafashe ikaba yagera mu mubiri hose. No kuri kanseri y'ibere bibaho? Yego, kanseri y'ibere nayo iyo yatangiye kugera muri stage ya gatatu n'iya kane, cyangwa sitade ya kane, iya gatatu n'iya kane, aho tuvuga ngo kanseri yarenze umuntu, ni uko iba yaratangiye kugera ku bindi bice by'umubiri. Mhm. Ahantu hambere kanseri y'ibere ikunda kujya ni mu bihaha, ku buryo umuntu ufite kanseri y'ibere, bya bindi twari turimo tuvuga, yagiye abikerensa akajya mu bavuzi ba gakondo, akazatangira guhumeka nabi. Mhm. Kwa guhumeka nabi rero, Iba yatangiye kugera mu bihaha hari igihe iba yatangiye cyangwa kugera yagezeyo? yagezeyo. Mm. Bikaba byatuma aza kwa muganga, mu ivuriro bamureba bakaba basanga ikintu kiri gutuma ahumeka nabi n'iya kanseri y'ibere. Ubwo rero ubukangurambaga burakenewe igihe cyose ko abantu bashobora kwivuza hakiri kare. Mm. Mm. Dr. wakunze kuvuga sitade, ngo sitade ya mbere, iya kabiri. Wabwira abadukurikiye sitade zitandukanira hehe? Iya mbere umuntu aba ari kure y'urwego, iya kabiri ese ziba ari zingahe? Yego, sitade za kanseri muri rusange zigera kuri enye, Mhm. ubwoko bune. Nubwo kenshi bitewe n'ubwoko bwa kanseri hashobora kuzamo utundi tuntu, ariko muri rusange n'utwo tuntu tuzamo tuba dushamikiye kuri ayo ma-stage agera kuri ane. Stage ya mbere ni uko kanseri iba ikiri kuri rwa rugingo yafasheho cyangwa aho yatangiriye. Stage ya kabiri muri rusange ni uko iba itangiye gufata ibice byegereye rwa rugingo, ka gace k'urugingo. Stage ya gatatu ni uko iba yatangiye kujya mu bice bindi biri ku ruhande ya rwa rugingo, ni ukuvuga ngo niba ari ibere yatangiye kujya ku bindi bice by'umubiri, wenda yagiye mu bihaha. Hanyuma stage ya kane ni uko noneho iba yatangiye kujya kure,
ugasanga yavuye ku ibere yagiye nko mu mwijima. Ubwo kandi iyo yatangiye kugera aho ngaho, na bwa buvuzi usanga ntacyo bushobora kuba bwagufasha kubera ko byageze kure. Ubwo rero muri rusange ni uko bagerageza kuba babikarasa muri ayo ma-stage, nubwo haba harimo utundi tuntu abaganga bo baba bazi wenda tutavugira aha ngaha, ariko abadukurikiye bakumva ko tugira ama-stage 4, iya mbere, iya kabiri, iya gatatu n'iya kane. Uko ugenda uzamuka niko birushaho kuba bibi. ubwo amahirwe yo gukira umuntu yayabarira kuri stage ya kangahe? Amahirwe yo gukira nk'uko nabivuze stage ya mbere n'iya kabiri haba hari amahirwe ari hejuru ya 95 kuba wakira burundu. Ariko iyo bifashe stage ya gatatu n'iya kane amahirwe yo gukira aragabanuka. Aragabanuka cyane ku buryo usanga abarirwa kuri 25% cyangwa 30%. Dr. iki kiganiro ubutumwa utanze burakomeye cyane kandi ndibwira ko n'abadukurikiye bakuyemo byinshi. Turizera ko bakuyemo byinshi kandi message bumvise aha ngaha bashobora kuzigeza no ku bandi bashobora kuba batadukurikiye. Twebwe ibyadufasha ni uko abantu bakwisuzumisha hakiri kare bagakira, kuko buri igihugu gipfushije umuntu kiba gipfushije, kiba kibuhombye ibintu byinshi cyane. Hari ubundi buryo mugira bwo gutanga ubutumwa, ikoranabuhanga ryoroheje ibintu, hari imbuga nkoranyambaga, hari uburyo mukoresha kugira ngo abantu bamenye aya makuru yose, noneho bitume basobanukirwa n'abafite iyo myumvire iri hasi ibe yazamuka? Ntabwo twavuga ngo dufite uburyo buhoraho butanga amakuru nka RBC wenda kuri kanseri gusa tugira imbuga nkoranyambaga nk'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima, hanyuraho ayo makuru yose ajyanye n'ubuzima, ubukangurambaga butandukanye, ariko tukagira n'imiryango cyangwa se abafatanyabikorwa ubu usanga bafite imbuga nkoranyambaga zabo baba bakoresha mu gutanga umusanzu wabo mu kurwanya kanseri muri rusange. Yego. Dr. reka tubashimire cyane. Turabashimiye namwe kuba mwadutumye muri studio za televiziyo Bright. Kandi n'ikindi gihe tuzabitabaza kugira ngo musobanurire abanyarwanda izi ndwara cyangwa se n'izindi gahunda z'ubuzima abantu bakeneye kumenyaho amakuru, twizeye ko muzatwitaba. Tuzitaba rwose, turahari kandi namwe tubashimira kubwo umusanzu muba mutanze. Murakoze cyane. Nshuti rero mwari mudukurikiye, mwumvise ko kanseri y'ibere ari ikibazo gikomeye mu gihugu cyacu, gikomeye sosiyete muri rusange, ariko hari byinshi bikwiye gukorwa, harimo kwisuzumisha hakiri kare. Kandi anadusobanuriye ko n'abagabo iki kibazo kibareba, ko nabo badakwiye guterera iyo ngo bumve ko kanseri y'ibere batayirwara. Ubwo mwumvise ko twese bitureba rero, kugira ngo dukomeze tubungabunge ubuzima kandi turebe ko twabaho neza. Mwe mwari mudukurikiye rero turabashimiye cyane, mukomeze mugire ibihe byiza. Njye wategura ikiganiro ndi Rukundo Charles Rwanga, muraraharyana.